Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusohoka ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuba tuje gusohoka kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakoze kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizame kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa, nukubona kugihe kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose kizeho ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo ngo ndagupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe hasi rero kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788351626, tubwira akarere ushaka gukoreramo, utubwire isaha ushaka n'itariki ushaka, tugufashe kubona kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kureba bitakunda guza twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakugunda guza twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona abonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha tukaba twizeye ko uzagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0788351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa tukaza tukayikwigisha waba uri hose mu mujyi wa Kigali, koresha iyo nimero tuze tuyikwigishe. Warigishije amategeko y'umuhanda ukeneye ko tugugura mbere yuko ujya mu kizame, koresha iyo nimero 0788351626 tuze tuguhugure. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo gikuru ugiye kugihitamo. A ni icyapa cyanditsemo inyuguti z'icyongereza zivuga ngo long vehicle, mu kinyarwanda bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Urebe icyapa cyo kuri B, kirimo inyuguti, kirimo imibare, kirimo ibirango by'umutuku. Urebe icyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe n'iki cyapa cyo kuri D. Ese biraba imodoka bitwara ibintu byaturika byafata inkongi, ni ikihe cyapa kiba kiriho mw'ibi byapa bine dufite? Tegereze neza. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B. Kino cyapa nicyo kiba kiri kwa biraba imodoka bitwara ibintu byaturika biba byafata inkongi. Urabona ko harimo ikirango cy'umuriro, biraba imodoka bitwara ama essence, nibyo rero biba biriho bino byapa. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyapa kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Ese biba bishobora guharirwa abanyamaguru mu bihe bihe? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Aribwo bwa mbere dukosora ikizame. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri bashaka ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Wowe urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika agapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, hakaba hatari ayo mategeko yihariye, hakaba hatari ibyo byapa bibuza bivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, aho rero haba haca abanyamaguru. Niyo mpamvu duhisemo se, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije kizamura akora mu kanya urahita ugikora, ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare tugufashe kubona kode nziza. Tubonye ko hari umunyeshuri wacu umaze gufata kode, ikintu cyose cyagufasha tujya turakiguhera ku gihe, ugerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho he? Ngo mu nsisiro gusa, B ahegera inyamaswa zikurura, C hafi y'amatungo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika agapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Ese ko nta iso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni ukuvuga ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Iyo bavuze mu nsisiro gusa uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, ko zirambura zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose, mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ndakeka ko rero waramutse utamode, ndizera ko waramutse ukandika agapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikiye bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ngo metero 2 na santimetero 10, B ngo metero 2 na santimetero 50, C metero 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 2. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kino kibazo neza barongera bakakibaza kimeze gutya, ariko bakafata zino metero bakazishyira muri santimetero. Ntibizakugore rero, bakavuga ngo A santimetero 210, B santimetero 250, C santimetero 300, D santimetero 200. Ntibizakugore, ikintu bazaba bakoze bazaba bafashe zino metero bazishyize muri santimetero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Ndakeka ko hano amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A metero 2 na santimetero 10. Utari wagihisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibyerekezo byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ibyo ntibibujijwe ku bihe binyabiziga? Ntiwatwara ikinyabiziga hari ibintu biri kugenda biri kwikurura ku butaka. Ntiwatwara ikinyabiziga hari ibintu byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga. Ariko ari kutubwira ngo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga rero? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ngo imashini zihinga, B ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, mu gihe kuri C bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho kuri D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A imashini zihinga. Ndakeka ko ranzamo A, ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba kimenyesha iki? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ngo ibyago, B ibibujijwe,
se ibitegetswe mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo, niba ari bwo bwa mbere dukusanya ikizami, bashatse kuvuga ngo A ikaba atari ikibazo cy'ukuri, B ikaba atari ikibazo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari ikibazo cya nyacyo. Wowe hano urabona ikibazo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko ikibazo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni A, ibyago. Bino byapa simukunda kubibona nko mu nzira nyabagendwa, nko mu muhanda hari ikinyabiziga cyapfiriyemo, imodoka yapfiriyemo, ukabona bashyizeho kino cyapa kibura cya mpande eshatu, kiba kiri kukubwira ko hari ibyago kugira ngo umenye ko uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere, kugira ngo udateza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, cyangwa se icyo cyago cyabaye kikaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni ikihe gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ntabwo bwacya ngo uhite wihura mu muhanda ngo ugiye gutwara, hari ibisabwa. Ese ni ibihe bikenewe? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. B, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko ikibazo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni byo. Ni ukuvuga ngo uba ukeneye uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, ukaba ukeneye ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, ndetse n'icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Niyo mpamvu hano duhisemo D, ibisubizo byose nibyo, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Uguze ikinyabiziga ni gishya, ese kizakenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A, ngo nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka ibiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, nyuma y'umwaka umwe cyangwa se nyuma y'imyaka ibiri bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko ikibazo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari ikibazo cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka ibiri. Gusa ikinyabiziga ni gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka ibiri. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Niyo bavuze amatara ndangacyerekezo kuvuga ibinyoteri. Ese ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe ibinyoteri by'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A, ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri wamaze kugihitamo rero. Ndizera ko ikibazo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ushobora kwakiriza amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga yose mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. Ikinyabiziga cyawe wenda gishobora kuba cyacitse nka feri, kuko ikinyabiziga cyawe cyabateza ibyago ugahita ucana amatara yose ndangacyerekezo kugira ngo ubaburire. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Wari wahisemo A iba ari ikibazo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari ikibazo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu bari baduhayemo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa bari kuba ese icyo cyapa ni uruziga, ese icyo cyapa ni mpande enye,
ese icyo cyapa ni mpande eshatu? Kuko ibyapa mujya mubibona mu mihanda biteye ku buryo butandukanye, hari ibiba bifite ishusho y'uruziga, hari ibiba bifite ishusho ya mpande enye, hari ibiba bifite ishusho ya mpande eshatu. Rero iyo bavuze ishusho y'icyapa nibyo baba bashatse kuvuga. Icyapa rero gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kuvuga ngo ni ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, kuvuga ngo ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ibyo byose aba ari kimwe. Kuvuga ngo ubuso bwera no kuvuga ngo ubuso bw'umweru, ibyo byose aba ari kimwe. Kikaba gisobanura iki rero? A ngo akazamuko gashinze cyane, B umuhanda utaringaniye ibumoso, C ahantu umuhanda umeze nabi, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo hegereye utununga. Hano urabona ko kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, akazamuko gashinze cyane. Iki cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video nayo igukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, subiraho uyirebe. Ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp nkohereza iyo video mu gihe kitarenze iminota 2. Nkunda kuba ndi online kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Wabona hari irindi somo ukeneye ukaryandika muri comment, ugakanda subscribe kugira ngo nindishyiraho uzahita uribonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Kandi nawe wifite smartphone, mbibutsa ko ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 26. Tubwire akarere ushaka gukoreramo, tubwire itariki ushaka, tubwire n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga n'inama zisigaye ziba mu buryo bwa online. Tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. Ikintu twashyizemo ujya urakibona muri telefone yawe, ukabibona tukavugana uri no kubibona bitewe n'isomo turi kwigana. Ni nkaho tuba twicaranye. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 26 tukwigisha. Ugiye mu kizamukorera imwe uhita utsinda. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukayikwigisha aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwaho ku kinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga, B ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga, C ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kubyitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Utari wahisemo rero C, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri dukurikira. Ukabona imvura iraguye, ukabona hari utuntu turi guhanagura ibirahuri. Ese nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe? A ngo 2, B ngo 3, C ngo 1. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, 1. Hari ikinyabiziga uzabona gifite 3, hari icyo uzabona gifite 4, hari icyo uzabona gifite 2, ariko nibura kiba gitegetswe kugira 1. Ndizera ko waramutamo rero C, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa
cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Wenda se ikinyabiziga cyawe urakigurishije cyangwa se ikinyabiziga cyawe cyagonze ntikiri gukora ntikizasubira mu muhanda, biba ngombwa ko ibyari byanditse ku karita bihinduka. Rero biba bigomba kumenyesha ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo biba bigomba gukorwa mu gihe kingana gute? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A ngo mu minsi 5, B mu minsi 8, C mu minsi 15, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye wowe ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B mu minsi 8, uba ugomba kubikora mu gihe kitarenze iminsi 8. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa, nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Ese bikorerwa he? A ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, B ngo igihe cyose ni ibumoso, C iburyo iyo unyura ku nyamaswa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngo iyo bavuze kunyuranaho bikorerwa uvuga ko ari ibumoso, ariko ngo iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko birashoboka ko bishobora gukorerwa mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezeho, bitewe n'aho icyo kinyabiziga ugiye kunyuraho aho kiri kujya, cyangwa se bitewe n'aho nawe uri kwerekeza. Niyo mpamvu iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo abantu benshi bakunda guhitamo B, kandi iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko iyo bavuga ngo ni ibumoso twari guhitamo B, ariko iyo kuba bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ko birashoboka ko bishobora no gukorerwa mu ruhande rw'iburyo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Ese wowe turi gusorana kino kizame urabona kino cyapa gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande 3 cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hitamo igisubizo kimwe cy'ukuri ucyandika ku papuro. A ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, B akayira k'abanyamaguru, C aho abanyamaguru bambukira, mu gihe kuri D bari kwiga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B akayira k'abanyamaguru na C aho abanyamaguru bambukira bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Iyo harimo umunyamaguru ni ntihanyurwa n'abanyamaguru. Iyo harimo nka velomoteri ni ntihanyurwa na velomoteri. Iyo harimo nka ziriya modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa ni ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Rero bikaba bibuza, akaba ari ubwoko bwa gatatu bw'ibyapa byo ku mihanda. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Rero ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ubonye ibibazo byerekeye ku byapa biri kukugora, so kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video urayisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, hari abantu benshi bahita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye kucya, ni saa 11:15. Oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibudize kirimo. Nibyo bita ngo nijoro igijuru rikeye. None amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo bagomba kumurika mu ntera ingana iki? Hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo metero 100, B metero 50, C metero 40,
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisobanuro cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro, ari igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni se muri metero 40. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40, amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150, amatara ndangamurumbare ni muri metero 200 nibura, naho amatara maremare aba ari muri metero 75. Ibyo ni ibibazo bababaza, bagomba kubikubwiraho hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo ube wabibonyeho amakuru, wifiteho amakuru, uhita ubisubiza. Murabizi hano dukosora ikizame, tukabara gukosora ikizame kimwe, ariko twabonye ku bibazo byinshi bitandukanye kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. W'ikintu uba usabwa iyo uri hafi gukora, ujya aho hasi umukara ndetse ngo subscribe, ukahakanda, ikintu cyose nkize ukajya urakibonera ku gihe, ugerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ese ayo matara arangwa no kuba afite amabara asate? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Anga umweru cyangwa umuhondo imbere, B umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ni umweru cyangwa umuhondo imbere n'umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kuko mu kibazo baduhayemo ibisubizo bibiri by'ukuri. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosoranya kino kizame, iki cyapa urabona gifitiye ishusho. Ishusho ni uruziga, kuko iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande enye. Ishusho ni uruziga w'ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere, B aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare, C inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Unumvisha ukuntu igisubizo kivuga, uhita wumva ko ari ibyapa bitegeka. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru ariko itegetswe, kubera ko mu birango harimo ibinyamitende hakazamo n'abanyamaguru, ubwo rero aba ari inzira igomba kunyurwamo n'ibinyamitende n'abanyamaguru ariko ikaba itegetswe. Ndakeka ko waramutse C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo hatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni? Ese ni uwuhe muvuduko? A ngo kilometero 50, B kilometero 40, C kilometero 30. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a kilometero 50 mu isaha, atari munsi y'isi umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha aba ari kilometero 50 mu isaha. Noneho kwa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Noneho ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Noneho kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Ibyo byose nkaba mbivuzeho kubera ko nzi ko ari ibibazo bababaza. Nibaramuka kikubajije mw'ibyo byose mubwiye uhita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda, ariko atari munsi iso kuri velomoteri yo aba ari kilometero 50 mu isaha. Niyo mpamvu hano duhisemo a, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabe wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Uri gukosora kino kizamu ukabona hari ahantu ugize ikibazo, nyandikira cyangwa umpamagare ngusobanurire. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa n'ibyakozwe mbere. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo birabujwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Murabizi hari ikinyabiziga gihagarara ahantu amanywa yose, hari ikinyabiziga gihagarara ahantu ijoro ryose, ariko ngo birabujwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Aho mu duhanda tw'abanyamagare, B mu duhanda twagenewe velomoteri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, bikaba bibujijwe guhagarara akanya kanini mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano hari iso cy'ukuri cya nyacyo rero ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe guhagarara akanya kanini hehe? Mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Biba bibujijwe ko haparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ahandi hantu bibujijwe guhagarara umwanya munini ni ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Aho ngaho hose haba habujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Akenshi hakunda ko hari biriya byapa n'ubundi bibuza, bibara kubuza guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramutamo rero se, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukusoye ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye urakibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, aya masomo ngenda bakiriraho bino bibazo ngo ndagupostinga biba bari gukunda kuza mu kizame. Hari nk'umuntu uguhamagara akakubwira ati ntabwo nkunda kubibona, ariko wareba neza ugasanga ntiyakanze subscribe. Ukanda subscribe kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe. Ukeneye kode aho waba hose mu gihugu tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka. Iyo ufite ibyangombwa mu gihe kitarenze iminota 3 umaze kubona kode nziza tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga bwo utubwira ukuntu ushaka kwiga. Ese ushaka kwiga turi kumwe cyangwa ushaka kwiga mu buryo bwa online? Iyo uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guze twigane mu shuri, tukwigisha mu buryo bwa online. Iyo uri hafi tukwigisha mu ishuri turi kumwe, kandi gukora no gukora rimwe tugahita dutsinda. Mutwandikira mu duhamagare ni 0789351626. Ibyo byose tuyafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha izo nimero tuze tukwigisha mudasobwa ujye mu kizame itakubera imbogamizi. Ukeneye ko tukuzanira igitabo uri mu mujyi wa Kigali tukigusangisha iwawe ni 0789351626. Ibyo byose tuyafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.